iyo ndyamye ntagasomye sinzi ibiryanyi bituruka bikandya ariko yaho ntagasomye numvaga ndi buraya mbese. Kararyoshe rwose akaguyo ntakabonye ibiryo birananiraga ariko iyo nakabonye ngiraga murara amata kuva navuka sine nayanywa. Ni abaturage bagariye na Keti Radio mu murenge wa Cyuve mu murenge wa Nyange n'umurenge wa Muhoza. Abenshi muri bo bavuga ko badakozwa amata ngo ntibyaborohera kurara inzoga ariko ngo ku mata bashobora kumara umwaka wose. Hari n'abavuga ko bamaze imyaka isaga 10 batabona amata ariko ku nzoga bakaba batakwihanganira umunsi umwe ngo icyo bayikundira nuko ibibagize ibibazo bakabona ibitotsi. Amata reka kuva navuka nahitamo icyo umutima wanjye ukunze nakayogareza kayogase keza. Twe turabanyabiyose turukurira abana batagira base n'ibiki iyo wakisomeye wiryamiraga neza nta bintu utekereze ko akagwa gatumaga umuntu iyo bameze neza muri bibiri rimwe nomero ko kunywa amata akagwa uko ni buri munsi akagwa ni sahani kuko iyo umuntu atangiye kugira imisatsi ibiri ibiyoka sinzi ukuntu bibaga bimeze bibaga byarararamye bishaka gashariye. Ntago navuga ngo mpereza amata nanje nabaza icupa ry'urwagwa. Aka kagwa si ngombwa kenshi. Nubwo abaturage bavuga ko batanywa amata mu karere ka Musanze usanga hendutse litiro imwe iri hagati y'amafaranga 120 n'J150 mu gihe icupa ry'urwagwa rigura amafaranga 400. Hakaba ikibazo cy'imyumvire y'abaturage aho abenshi bifuza kurihirwa mituweli kandi batarara inzoga. Bandihiriraga mituweli banjira mu ciciro ca kabiri nta mituweli ngira niho ndwaye nubese n'ugupfira muri nyagasani akaba ariyo inkiza ata ntamenyaga guraga ngaho ntayunguraga ntabonye akagwa rwose numva ko nta mahoro mfite. Nsabimana Jean Pierre ukora umurimo wo kugemura amata mu bacuruzi avuga ko hari abaturage bagurisha amata aho usanga hari abafite abana bagaragaraho imirire mibi kandi ababyeyi boroye inka bagurisha litiro y'amata ku 100 bakaja kuyigurira urwagwa ariko abenshi n'abataza agaciro k'amata nko bakagurisha litiro 3 bakamuha 360 akaguramo icupa rimwe rya 100. Abantu usanga nabo babaha ibikoma ntibavangemo n'amata. Nubwo umubare munini w'abaturage bagaragaje ko badaha agaciro amata abayanywa bavuga ko abagirira akamaro mu buzima bwabo. Hakaba n'abagagurisha bagakunda ngo baje kunywa n'amayuka amata gafite akamaro. Naje mu gitondo naje ngwanyoyeho ariko ubu ngubu ameze neza. Niyo mpamvu no kugira ngo nzorere muri uyu mujyi nzihambireho nuko amata angirira akamaro ari nje ubwanje ndetse n'abana. Abana babona amata bihagije ndetse iyo bibaye na ngombwa n'abaturage ndabaha rwose umuntu unywa amata bwakira mutinya. Ni hari abantu tujya tubona tubagirana inama kenshi agakama kagurisha ntanywa amata ahubwo kabona ataho kugira ngo nywa amata nakwinywera icupa ry'urwagwa n'irya Primus. Ngendahayo John ni umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi avuga ko akarere gakomeje ubukangurambaga gashishikariza abaturage kunywa amata baharanira ubuzima bwiza. Ubukangurambaga cyane ku bana bato byo rwose ni ukuri hagurisha akajya kunywa za nzoga zidafite n'ubuziranenge. Ubukangurambaga bwa mbere tubabwira ko amata ari kimwe mu bikize ku ntungamubiri. Mu karere ka Musanze buri munsi amata agira ku ikusanyirizo arasaga litiro 3500. Amenshi naturuka mu nka zisaga 3800 zimaze gutangwa muri gahunda ya Girinka.